Muraho neza turabaramukije aho muri mu mpande z'isi zose zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi rero muri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu, nukubabwira ko ari beza, nukubabwira ko tubashimira, nukubabwira ko tubakunda, nukubabwira ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi babwirwa amagambo atari meza ndetse barakomeretse. Twaravuze ngo niki twakora. Nta bindi rero nukubwira abantu ibyiza. Hindukira umuntu ujye umubwira ngo uramukunda. Nimba umuntu yaragize neza mushimire akibasha kubyumva. Apana kuzabivuga ku munsi we wa nyuma cyangwa nawe ukifuza gushimira umuntu bitagikunze, kuko icyo gihe nacyo kijya kigeramo. Niyo mpamvu rero turi hano, uradutuma tukagenda tukabwira abantu ngo urabakunda, tukagenda ari ku munsi wabo w'amavuko tukabifuriza ibyiza. Nicyo dukora. Turashimira rero cyane abantu mukomeje kubana natwe, abantu mukurikirana ibiganiro byacu, abantu mwakoze subscribe, no kuri Imana ibaho umugisha. Kandi nta na rimwe muzigera mwicuza cyangwa ngo tubatenguhe tubabwira ibintu bidasobanutse. Mbere yo gutangira ibiganiro byacu rero nk'ibisanzwe tubarangira ahantu mwakuri ibintu byiza cyane. Umuntu wa mbere wakudodera imyenda myiza, imyenda y'ibirori, imyenda y'iminsi mikuru cyangwa imyenda isanzwe ushaka kwambara ni Grace. Grace ni umutayeri mwiza kandi w'inyangamugayo. Nimero ni 0788509573. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Umwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamuhamagara ahita agufasha. Cyangwa uri hanze ukamwandikira ukamubwira ngo mezire zanjye nizi, ndodera muri itisi, arabikora akabyohereza. Hanyuma bashaka kwambara udukanzu twiza nk'utu twanjye cyangwa kundusha, mushaka kwambara imyenda myiza, mufite ibirori, namwe mukeneye imyenda ya caguwa, mukeneye imyenda myiza yo mu kazi, Nunu arahari ngo abambike neza. Nimero ni 0788808835. Uwo ni Nunu, uramwandikira, akorera kuri Chic. Winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho Nunu akorera. Wamuvugisha akahita agufasha rwose. Undi muntu rero wabafasha mu bijyanye n'imodoka, imodoka nziza, imodoka zijyanye n'igihe, ama hybrid, nta wundi ni Fabiola. Nimero ni 0788181397. Uwo ni Fabiola, nawe aragufasha ukabona imodoka nziza. Hanyuma Yvette nawe abaha amavaze, indabo nziza, akabafasha jardin zanyu zikaba indabo zigakura neza muri jardin, ndetse no mu rugo imitako bikagenda neza. Uwo ni Yvette. Nimero ni 0788651258. Yvette arabafasha, abahe indabo nziza ndetse n'amavaze. Aranareba akakubwira ngo iyi vaze yajyana n'aha hantu. Ego, awo nguwo niwe wabasha kubafasha. Uyu munsi rero twarebye, ndavuga ngo uyu munsi turaganira iki. Akenshi ababyeyi mu muryango, muri societe, narabwiye ngo turebera hamwe ibintu byose byadufasha kandi bikatwungura ubwenge ndetse tukarushaho kwaguka. Noneho no mu burezi no mu burere bw'abana duha abana bacu bikarushaho kugenda neza. Uyu munsi rero nateguye amagambo atari meza, amagambo mabi atari meza rwose, adakwiye kubwirwa umwana. Kandi usanga kenshi ababyeyi bamwe bakunda kuyavuga cyangwa akaducika tukayakoresha, kandi amagambo ni mabi. Abizera ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo akanwa kararema. Rero ni bibi. Noneho umubyeyi we aba afite uruhare runini ku mwana we, ku burere bw'umwana, bityo ku buryo ushobora kuvuga ijambo ribi rikaba ryamugiraho ingaruka no mu gihe kizaza. Ndetse nawe udakunda kubwirwa amagambo mabi, uko nawe bakubwira amagambo mabi ntuyakunde, ntubyishimire, niko n'abana bitabanezeza kuba babwirwa ayo magambo mabi. Ijambo rero rya mbere umubyeyi adakwiye kubwira umwana ni ijambo rivuga ngo ntacyo umaze. Ugasanga umubyeyi arabwira umwana ngo ntacyo umaze. Iryo jambo rwose ni ribi. Iryo jambo rica umwana intege. Ayo magambo ashobora gusenya umwana, cyane no mu gihe cy'imikurire ye, cyangwa no mu gihe ayabwiwe n'umubyeyi we. No mu gihe akoshejwe avuga ngo ntacyo umaze, ahora avuga ati se hari icyo maze. None ikintu cyabwiwe n'umubyeyi. Umubyeyi niwe muntu w'icyizere umwana. Umubyeyi niwe utera courage umwana. Bituma rero umwana arushaho gutakaza icyizere, akumva koko we ntacyo maze. Iryo jambo ni ribi, ntimukaribwira abana. Kubwira umwana ngo ntacyo amaze. Ndetse ikindi kintu nababwira ndi hano, jya utekereza nawe ari wowe babwiye ayo magambo. Ujye utekereza iyo bakubwiye ngo ntacyo umaze. Ntihari igihe ukora ibintu wajya kuvuga ngo ahubwo se ndabikorera iki kandi koko ntacyo maze. Kubera iki rya jambo rihora rikugarukamo. Ibaze rero umwana ugifite igihe cyo kuzakura, azakura yaritakarije icyizere, azakura yumva ko nimba mama yarabonye ko ntacyo amaze, ati ntacyo amaze koko. Ijambo rya kabiri, ijambo ryo kubwira umwana ngo ceceka vuba. Cyane hano bikunda kubaho
cyangwa bikaducika cyangwa tukabikoresha ababyeyi muri rusange bamwe na bamwe nimba utabikoresha Imana iguha umugisha ariko ababikoresha ugasanga umwana cyagiye umwana umaze kumuhana igihe umaze gukubita umwana umaze kumubwira nabi umwana kubyakira biramunaniye umwana agaragaje amarangamutima agaragaje ko ababaye ukazitangira kuvuga ngo ceceka vuba ceceka ibyo bintu ni bibi kubera yuko ubu uri gupfukirana amarangamutima ari kugaragaza kukwereka yuko ababaye urumva ariko nubwo yakumvira kubera igitsuri nubwo yakurikiza ibyo bintu agaceceka muri uwo mwanya agaceceka kubera yuko nyine uri kumukankamira umubwira ngo ceceka vuba bigira ikintu byangiza mu buzima bwe bigira ikintu byangiza mu marangamutima ye ndetse bikayahisha niyo yahita aceceka ariko biramwica mu mutwe ugasanga agumanye iki umubabaro iryo jambo rero ryaceceka vuba nimba umwana ababaye nimba umwana atishimye mureke agaragaze amarangamutima ye agaragaze koko yababaye ijambo rya gatatu rero niryo kubwira ngo umwana ngo urampemukiye wa mwana we ngo urampemukiye wa mwana we urampemukiye wa mwana we ni nko kuvuga ati wenda urantengushye ni nko wakubwira ngo urantengushye tuvuga urugero nawe uri umuntu mukuru ugasanga wenda uri umugore cyangwa uri umugabo umugabo arakubwira ati urampengushye rwose urampemukiye noneho ku mwana ahita yumva ko rwose mva yaciye nk'inka amabere cyane cyane ugasanga nk'umwana aho ngaho uramubwiye ko ari ukubera ko yatsinzwe mu ishuri kandi uko gutsindwa kwe bishobora kuba intambwe izamuvana ku gutsindwa bikamugeza mu ntsinzi kuko ushobora kumubwira ukamubwira ati ahangaha niho ugiye guhera utirara utiganda ahubwo bigutera imbaraga babandi batsinze baragenda bamere nk'abantu birase cyangwa biraye batazashyiramo kuraje wowe kubera ukuntu watsinzwe uzagenda ushyiremo umwete bizagufasha kugira gute kubacaho ugasanga ahubwo bimubereye inzira nziza yo gutsinda aho kugira ngo rero umwana atsindwe umutuke nta bwenge ugira buri gicucu nishyurira ubusa hoya rwose aya magambo ni mabi nk'ababyeyi tuyirinde kuyakoresha ku bana bacu irindi jambo ribi rwose ritakwiriye umubyeyi ijambo ryo kubwira umwana ngo nta bwenge ugira iri jambo ni ribi nta n'umuntu ndumva uvuga ko arikunda aho kuzi kuba umuntu yakubwira ngo nta bwenge ugira ugatekereza ukavuga ati nk'umuntu mukuru wenda ndiyambika ndirisha ndagenda nkamenya aho ntahasi ndayoba ni gute umuntu yambwira ko nta bwenge ugira noneho rero n'umwana amagambo nk'ayo bituma atakaza icyizere bituma yumva ko ntacyo yashobora bituma yumva ntacyo yakora bituma yumva nta heza yagera kubera iki uko kuntu wamutakarije icyizere umubwira ngo nta bwenge agira irindi jambo rero ni ukumubwira ngo ntabwo uri umwana ugira ubwoba ubwo se wagakwiye kugira ubwoba ibingibi bikunda kuba nko mu gihe wari umutumye akagaruka yiruka akakubwira ati ngize ubwoba ndikanze cyangwa ukumva umwana arakubwiye ngo urankanze abatoya nabo barabivuga ati urankanze ndikanze ugasanga isonga ngo se uri umwana wo kugira ubwoba tekereza ese wowe uri umuntu mukuru nta gihe bigutera ubwoba kandi wenda nawe ntihabaho ikintu gishobora kugutera ubwoba icyo gihe rero ahubwo ntabwo ukwiye kumuca intege gutyo ngo umubwire ayo magambo atari meza ngo ntabwo uri uwo kugira ubwoba ntabwo uri umwana wagakwiye kugira ubwoba ahubwo biha agaciro iyo ubihaye agaciro arabikunda noneho yarangiza akabona ko umushyigikiye akavuga ati mama nawe yabibonye ko ikintu cyagize gute cyanteye ubwoba ahubwo wowe ukamufasha umubwira ko nta bwoba giteye neza ukamubwira ati ntabwo giteye ubwoba ukanamwereka ko ugitesheje agaciro ukanamwereka ko nta bwoba ufite nawe bizamufasha noneho utekereza kubwira umwana ngo ubwo se ngo iki kintu cyagakwiye kugutera ubwoba kandi nawe wajya kureba wenda arakubwira ati mu nzu harimo igikoko ukagenda usubiza iki usubira inyuma hari abantu bakuru rwose bagira ubwoba ugasanga abantu bafite ubwoba ndibuka hari igihe twigeze kuryama ndyamanye na murumuna wanjye turyamye twicaye nko mu gitondo mbona tubona ipusi yicaye ku buriri kandi ni mukuru ndamuruta cyane ariko nanjye nari mfite ubwoba mbize mubwira ngo kingura umuryango ngo iyo pusi igende ngo kingura ngo ipusi igende urumva arabasha nyine we arakingura iyo pusi iragenda none bibaze rero nk'urugero ikintu nawe nshatse kubaho urugero aho ngaho ikintu kiguteye ubwoba ugashaka kwereka umwana ko atagakwiye kugira ubwoba kandi nawe arakubwira ati mama ngwino urebe papa ngwino urebe ukagendesha umugongo udashaka kureba oya ahubwo wowe umuganirize umubwire nicyo kintu gitesha agaciro kugira ngo atangire atinyuke
rero ndabashimiye murakoze cyane nta bintu byinshi mfite byo kuvuga nagira ngo mbabwire ibintu bitari byiza amagambo mudakwiye kubwira abana banyu ndetse n'ababyeyi mutuka n'ababyeyi mubwira abana nabi muhora mubashihura reka mbabwire icyo utanze icyo umuhaye uwo mwana nicyo azatanga icyo uri kugabira uwo mwana uko ubwo burere uri kumuha uko kuntu abona izo ntonganya uko kuntu umushihura ejo n'ejo bundi azagira umuryango ajya areba nawe abone nta gaciro ufite abana be abuka inabi umugore we cyangwa umugabo amwuka inabi bitewe n'ibyo wamuhaye rero mureke tubwire abana bacu byiza mureke tubakunde mureke tubabwire amagambo meza mureke tubereke ko tubishimiye mureke tunabereke ko ari abantu badasanzwe murakoze cyane ndabashimiye mukomeze mukore subscribe mukore share like na comment imana ibahe umugisha